murakaza neza mu kiganiro amahitamo yanjye njye ndi Sandra Umunezero nkaba nabazaniye umutumirwa uyu munsi reka mureka abibwire. So nitwa Mushimire Regis, nzwiho nka Regis Ochi, ndi umubyinnyi. Ochi ni muntu ki, ukora iki, ufite imyaka ingahe? Ochi ni umuntu usanzwe, ndi umubyinnyi representing Sunset Shine, the studio dance company and Sons of Beat. Mfite imyaka 20 gusa, nyinshi cyane. You played were never fun. You'd say you'd stay, but then you'd run. Giving you what you're begging for, giving you what you say I need. I don't want any settled scores, I just want you to set me free. Giving you what you're begging for, giving you what you say. Ese ni ryari watangiye gukora ibyo ukora, warabyize cyangwa ni talent byarizanye? Nyitangiye ubundi natangiye ndi umwana, ariko akenshi bavuga ngo umwana afite talent, akagunda umwana abyina nyine mu rugo mu cyumba, umwana akavuga ati mama akavuga ati umwana afite talent. Ariko professionally natangiye 2K16, nibwo natangiye akenshi gufata ama courses kuri YouTube kuko ntaba professional nta ma workshop menshi yari ari mu Rwanda. Icyo gihe urumva byasabaga ko njya kuri internet gufata ama courses kuri YouTube, so kwihugura. 2K16 I took workshops nyine muri kwetu n'andi makampani twagiye gukorana, n'ubumenyi ugenda usharingana n'ababyinnyi bagenzi bawe, nyine ugenda winvolving. Ubu professionally mbimazemo imyaka 4. Iyo uba utari umubyinnyi wumvaga ari iki kindi wakora? Ntangira kubyina nyine professionally 2K16 nakundaga no kuririmba, nabyo nabikoraga. Iyo utaba umubyinnyi wari kuba umuhanzi? Nari kuba umuhanzi, umva wandi uririmba R&B. Ariko n'ubu waba umuhanzi ufatanye n'umubyinnyi kazajya ubyina? Biri stressful kuko ntago umwanya ubiha, ariko bifite muri gahunda ushaka muri nyine nabifatanya, ariko nyine umwanya ujyamo muri ibyo bintu biba bigoye kubifatanya, ariko nta kintu ugeraho cyiza utakibonekeye. Se watubwira nk'imbogamizi uhura nazo cyangwa se wagiye uhura nazo mu nzira ya kariyeri? Akenshi imbogamizi umuntu ahura nazo, cyambere no na respect. Hari izina ababyinnyi bahaye Rwanda bwa mbere bakiza bavuga ati babana ufata ibiyobyabwenge, babana nyine hari real respect ntabwo uyibona nyine ko wabukora kuba umubyinnyi professional. Iyindi mbogamizi na government ntabwo nyine ibisupportinga cyane nkuko byagombye, kuko hari ama workshop yo kubyina menshi ntabwo aba hari, ariko that's what we are trying to bring out nyine, because nigisha n'ama classes like how I said representing the studio dance academy. Twakoraga ama classes ariko kubera due to this lockdown corona byahise bihagarara, ariko ama workshop yaratangiye, twatangiye gukoresha ama workshop in Kigali. Iyo niyo mbogamizi, izo nizo mbogamizi mba mbona nyine dance ihura nayo. Nihe ntambwe umaze kugeraho ugereranyije uko watangiye? Ntabwo ariko bikimeze uko ugenda wavanze, ubona bimeze gute? Harimo intera nini cyane, kuko nkitangira as I said ama workshop menshi ntabwo nari nzi n'ahantu bayafatira, ko bijya biba exclusive nko mu Rwanda nyine gufata ama workshop nko mu makampani runaka cyangwa abantu runaka, bijya biba exclusive. Hari igihe bisaba ko at least usanzwe kubyinamo, ariko
ubu ngubu nyine ngenda nkorana n'abachoreographer batandukanye like Matthew, Mugisha Funk, Ali, like those are like great choreographers like in Rwanda. Ngenda nyine mbona ubumenyi bwinshi muri skill wise, navuga ko nateye intambwe cyane. So nabwo ngitangira na connection y'ibiraka, so nta muntu kenshi kugira ngo bisaba na connection ku skill ntabwo zazageje gusa no kuba uzi abantu batanga like ibiraka n'ibiraka kubibona. So basically nateye intambwe nyine igenda bikura, and I'm still learning, you know, life is a journey, so I'm still learning, that's it. nk'umubyinnyi cyangwa umudanseri ni uwuhe musanzu ubona cyangwa se n'uwo musanzu ubona bitanga muri sosiyete y'abanyarwanda cyangwa se n'ahandi hose? Kuri njye danse njyewe umunsi ukiheraho urumva kuri njye danse ni therapy. Iyo ndi kubyina it's not like doing complicated moves, showing off, it's more of nyine ni therapy. Ni nkaho therapy navuga gute mu Kinyarwanda, nyine nibyo bintu bimpa umutuzo muri njyewe, kuba self-centered muri njyewe, kandi njyewe kuba ari therapy kuri njyewe ntabwo habuzemo n'abandi bantu baza nko muri workshop, ko njya mbona ama feedback menshi bati class y'uno munsi cyangwa workshop mwakoresha uno munsi yankozeho like byatumye connectana nanjye n'umubiri wanjye, kuko kenshi kubyina bituma unaconnectana n'umubiri wawe, bikavamo imbere bukaconnectana n'umubiri wawe. So cyambere ni therapy, and it's a physical exercise because we need to exercise more, like, you know, dance quite ntago ari ngombwa ngo wenda uyikore professionally, ushobora no kuyikora ari therapy kuri wowe, ari iki kintu kiguha umutuzo, cyangwa ukayikora ari nka exercise. Rero akenshi ama workshop dukoresha ntabwo ari kuvuga ngo aba ari y'ababyinnyi gusa, aba ari y'abantu bose wakwisanga ukakonekana n'umubiri wawe. So society, that's how like I mostly give back, like to the society, like give you this like a different way of movement, kuguha uburyo nyine bundi wakonekana n'umubiri wawe wanawujyanamo. I've been going, I've been focused. Just be with me in the moment. Trust me, I know how you feel right now. Baby, that's just what it is right now. Just stay with me, right behind you. And I'm trying to make the time to, baby, that's all I can give right now. Maybe that's just what it is. So you know, like musanzu ko it's healthy. Ese niki ubona cyakorwa mu buryo bwo gushishikariza urubyiruko cyangwa se abandi bumva bashaka gukora ibyo ariko bakibitinya, bakibona nyine ko nta kintu byabagezaho, bakabibonamo nk'umwuga cyangwa se carrière yagira ahantu bageze? Icyakorwa ni nko kugira nka kuno wakora ka free zone, umuntu hakajyamo no kwinvolvinga kubyina, ukabona ko kubyina atari ibintu bikorwa kubera wanyweye ibintu cyangwa bikorwa just showing off, nyine gushishikariza abantu kugira ngo babibonemo nka siporo nabyo. N'abantu bitinya, iyo ubonye ushaka society y'abantu babikora, kuko mu Rwanda hari ababyinnyi benshi, so ushobora gushaka society nyine y'abantu muhuje icyo kintu, ntabwo ukabiyegereza. Iyo mubikoranye ntabwo uba ukitinya, birafasha. Nanjye nibyo byamfashije kubikora. Dusoza, niki wabwira abanyarwanda baduteze amatwi cyangwa urubyiruko muri rusange, wenda harimo abafite inzozi nk'izawe bumva bashaka nyine nabo kujya aho hanze bagakora nk'ibyo ukora, bagatangira uyu mwuga? Ikintu nakubwira cyo, kambanza vanemo n'amarinete kubwira, ikintu nakubwira cyo ntabwo bizoroha tu. Niba ushaka kubikora nka kariyeri, nk'akazi, uzamenye ko ari ikintu uzabyuka mu gitondo ukakora practice, ko abantu benshi cyane ariko ni muri society tubamo, ushaka
kuko ibintu byose turi hafi. Niba ushaka kodaringa ibiryo ukagera kuri telefone, niba ushaka nyine ikintu cyose kituri hafi. Rero hari igihe umuntu atangira no muri workshop njya babwira, hari igihe umuntu atangira akahita yumva ko yahita abyina nk'umuntu usanzwe ubikora, kandi ntibishoboka ko bitwara umwanya na practice. Rero niba ushaka kubikora ugomba kubikorera practice. Ni ikintu ukunda, wowe ntuhite ku byo abantu bakubwira, wowe bikore kubera wowe. Banza wowe ubikore kubera wowe, ntubikore kubera abandi. Genda ukore practice ku bwawe, show people ubikunze, banza ubikore ku bwawe. That's like the advice. Niba ari ibintu bigushimisha bikore ku bwawe, n'abandi bazabikunda. Murakoze cyane. You don't wanna see win 50 to 1. I got real ones living past Kennedy Road. I got real ones with me everywhere that I go. I'm trying to I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of my energy. They're trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for your nigga. I got business, you don't wanna hear me say it, so go. You don't wanna see win 50 to 1. I got real ones living past Kennedy Road. I got real ones with me everywhere that I go. I'm trying to murakoze mwe mukurikiye ikiganiro kuri Sunset Shine TV. Uyu ni umubyinnyi kwa dufite. Mwe mwese mushaka gukora umwuga w'ububyinnyi, mwabibonye ko icyo musabwa no kwitinyuka mukajya hanze mukabikora mubikunze, mubishyizeho umutima n'ubushake, ubundi inzira zirafunguye. You played were never fun. You'd say you'd stay, but then you'd run. Giving you what you're begging for, giving you what you say